by'ukuri abantu bose ni abanyabyaha kandi bagomba kunywera ku gikombe cy'umujinya w'Imana. Imana ubwayo rero niyo yiyemeje gukiza abanyabyaha mu gutuma no gutanga umwana wayo nk'impongano y'ibyaha ngo anywere kuri icyo gikombe cy'umujinya wayo mu cyimbo cyacu abanyabyaha. Abantu bibwira ko bo ubwabo ari abantu beza, bakora ibintu byiza kandi bakaba bubahiriza imihango n'imirimo itegetswe n'idini bibahesha gutunganira Imana. Abo nabo batsinzwe n'urubanza, kubera ko ntabwo ibyo ngibyo bishobora gukiza umuntu, kuko nta muntu ukiranukira Imana kubera ibyo yakoze, ahubwo wumvise akizera hanyuma agahinduka akabaho imibereho ya Yesu, uwo niwe uba waratsindishirijwe. Njya numva abantu bavuga ngo barabatijwe ngo none bategereje guhabwa umwuka wera. Ese wabyarwa gute ubwa kabiri udafite umwuka wera? Kandi umwuka wera ari we utubyara ubwa kabiri. Bivuze ko ibyo bavuga ni ibinyoma. Hari abandi bafata kubatizwa nko kubyarwa ubwa kabiri. Ntabwo ari byo. Kubatizwa mu mazi menshi ni uguhamya ibyo umwuka wera yakoreye muri twe igihe yatubyaraga ubwa kabiri tumaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Rero abantu benshi bakiri muri urwo rungabangabo ngo narabatijwe ngo nyuma yaho ngo nyuma y'umwaka ngo nibwo nahawe umwuka wera. Ntabwo ari ibyo ntabwo bibaho, ntabwo ari ukuri kwa Bibiliya. Bivuga yuko ahubwo ntabwo ukijijwe, ntabwo uzi Yesu, ntabwo wigeze umenya Yesu, kuko niba udafite umwuka wera egare kudafite. Nta munyabyaha ushaka Imana kuko ntabwo yayibona. Muri Luka Yesu mu gice cya 19 umurongo wa 10 Yesu yaravuze ngo nazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Mbese ikintu cyazimiye cyabasha gusubira inyuma akaba ari cyo gishaka ugishaka? Mu by'ukuri umunyabyaha ntabwo yabona Imana, ahubwo ntabwo yashaka Imana ngo ayibone, ahubwo Imana niyo ishaka umunyabyaha. Hanyuma iyo imaze kumubona we n'Imana batangira imibanire. Mu by'ukuri rero aha niho tunabaza abantu birirwa bavuga ngo tugiye gushaka Imana, baba bagiye kuyishaka. Iyo numva abantu bavuga gutyo nibaza ibibazo bibiri. Ese uyu muntu yabasobanukiye Imana icyo ari cyo? Yaba yarahuye nayo? Cyangwa wenda ni umuntu udasobanukiye icyo ibyanditswe byera bivuga ku cyo Imana ari cyo, uburyo ikiza umunyabyaha n'uburyo umunyabyaha akwiriye kubana n'Imana. Bene data bakundwa mu dukurikiranye, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Vuguzigira Alphonse, ndi umupasiteri. Umurimo usanzwe nkunda kwigisha inyigisho za Bibiliya. Muri ibi bihe rero tuzabana mu kwiga inyigisho za Bibiliya zitandukanye, cyane cyane zirebana n'agakiza, kureba ibitabo bya Bibiliya, twiga igice ku kindi kugira ngo turusheho gusobanukirwa ibyanditswe byera. Umugambi w'izi nyigisho ni ukugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa icyo Bibiliya ivuga, kuko Yesu yavuze ko nitumenya ukuri kuzatubatura. Tuzagirana rero ibihe birambuye byo kwiga izi nyigisho mu buryo butandukanye, aho dushobora gufata igitabo tukakiga igice ku kindi kugira ngo turusheho gusobanukirwa na Bibiliya ndetse n'icyo Bibiliya yigisha ku buzima bwacu, kuko ibyanditswe byera bikwiriye kuba umusingi twubakaho ubuzima bwacu bwa Gikristo, kandi ibyanditswe byera bikwiriye kuba ari byo bifite ubutware ku buzima bwacu, ku byo twizera ndetse n'uburyo tubaho. Muri aka kanya rero tugiye gutangira tureba incamake y'ubutumwa bwiza nyabwo. Ubutumwa bwiza nyabwo ni iki? Mu kiganiro tugiye kureba turarebamo ibice bibiri. Turareba icyo Bibiliya ivuga ku gucumura k'umuntu, kuko ni ngombwa ko tumenya inkomoko y'icyaha kugira ngo tumenye impamvu dukeneye agakiza. Igice cya kabiri ni icyo Bibiliya yigisha ku rukundo rw'Imana. Ibi bice uko ari bibiri rero nabyo bifite utugingo tugera kuri 7. Icya mbere reka turebe icyo Bibiliya ivuga ku gucumura k'umuntu. Turasaba kugira ngo ubane natwe, umwami Imana dufashe kugira ngo twese turusheho kubakwa no gufashwa n'ijambo ry'Imana. Kandi wibuke kujya ukora subscribe kugira ngo share ndetse na like kugira ngo ugeze ku bantu benshi ubu butumwa bwiza, kandi nawe Imana izaguha umugisha, kandi n'uburyo bwiza bwo gutuma turushaho kwaguka mu buryo bw'ibyanditswe byera. Reka turebe rero icyo Bibiliya ivuga ku gucumura k'umuntu. Muri iki gice reka turebe ingingo ya mbere ivuga uko umuntu yaremye. Imana yaremye ijuru n'isi, irema izuba, irema ukwezi, irema n'inyenyeri, kandi yaremye amafi, inyamaswa hamwe n'ibimera. Nyuma
y'ibyo Imana yaremye umuntu nkuko tubibona mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 27. Imana niwe muntu wa mbere, Adamu niwe muntu wa mbere Imana yaremye, hanyuma Imana irema Eva maze aba umugore wa Adamu. Icyatumye Imana irema umuntu ni ukugira ngo ayiheshe icyubahiro mu mibereho y'ubuzima bwe bwose. Iyo niyo ntego nkuru tudakwiriye kwibagirwa, ko Imana yaturemye kugira ngo tuyiheshe icyubahiro. Nicyo kintu gikuru cyatumye Imana irema umuntu. Imana rero yaremye umugabo n'umugore, ibaremana ubushake n'ubushobozi bwo guhitamo. Ni ukuvuga guhitamo kuyumvira cyangwa kuyigomera. Niyo mpamvu dushobora kwihitiramo ibyo dushaka, byaba byiza cyangwa se bibi. Mu by'ukuri mu kuturekera ubwo burenganzira bwo gukora ibyo dushaka nuko tubishaka, Imana ishaka ko twihitiramo ubwacu kuyikunda no kuyikorera kugira ngo tuzashobore kunezereranwa nayo mu bwami bwayo. Niyo mpamvu usanga hari abantu benshi bajya bavuga bati, njyewe sindi umunyabyaha kuko ntiba, ntasambana, ntaroga cyangwa ngo nkore n'ibindi bibi biranga abapagani. Abandi bati, njyewe navukiye mu muryango w'abakristo kwa pasiteri bityo ndakijijwe. Abandi bati, uhereye kera nkivuka nkora imirimo myiza, kubw'ibyo ndakijijwe. Abandi bati, narabatijwe none ndakijijwe. Abandi bati, nubahiriza amategeko yose y'idini n'ay'Imana none ndakijijwe. None se koko agakiza ni iki? Ese Bibiliya ibivugaho iki? Hari nibura ibintu bitandatu turi buze kureba munsi y'izi ngingo ebyiri byadufasha gusobanukirwa cyangwa byafasha umuntu gusobanukirwa agakiza icyo ari cyo. Hano twari turimo tureba uko umuntu yaremwe, noneho tubona n'ibyo abantu bajya bibwira mu kudasobanukirwa neza impamvu dukeneye agakiza. Rero kimwe mu byo tubona muri ibi bintu bitandatu dukwiriye gusobanukirwa, abantu bose bavuka ari abanyabyaha. Rimwe na rimwe ndabizi ko mu buzima bwacu tujya tugira ngo umwana muto na kamarayika nta cyaha, ariko ibyo ni ukwibeshya. Umuntu wese ukomoka kuri Adamu avuka ari umunyabyaha. Mbere na mbere Imana yaremye abantu bafite ubuzima bwera kandi butunganye rwose, ariko ubwo si bwo buzima abantu barimo bafite uyu munsi kubera icyaha. Abakurambere bacu, ni ukuvuga Adamu na Eva, bashidikanyije Imana n'ukuri kw'ijambo ryayo. Ibyo bituma bibwira ko bazarushaho kumererwa neza mu gihe baciye ku ruhande bakigenga, bityo bagatandukana n'ubushake bw'Imana. Abantu rero bafite kamere y'abanyabyaha, barazimiye. Kubw'ibyo nta kintu na kimwe bafite ku bwabo cyabasha kubakiza, yaba idini, imyifatire myiza, kwicuza, ntibishobora na hato kubageza ku gakiza. Dukurikije inyigisho yo mu Baroma 2:17 na 3:20, hatwereka ko nta muntu n'umwe utunganye imbere y'Imana kubw'amategeko cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Usomye Baroma 5:12 haragira hati, kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Uyu mutima rero wo kwigenga no kwishakira imibereho myiza tutita ku Mana n'ibyayo, twese urubyaro rwa Adamu turawuvukana. Bityo abari mu isi bose bavuka bafite kamere y'ibyaha. Kamere y'ibyaha niyo soko y'ibibi biranga ingingo zacu n'ibikorwa by'umuntu. Nagira ngo nkwibutse ko tutitwa abanyabyaha iyo dukoze icyaha, ahubwo dukora ibyaha kuko turi abanyabyaha. Bityo rero ibikorwa by'umuntu n'ibimuvamo byose byandujwe n'ibyaha, yaba mu ntekerezo ze, yaba mu magambo ye, yaba mu byifuzo bye, yaba mu bikorwa bye, imigambi ye ndetse n'amarangamutima ye. Nta kintu na kimwe mu muntu cyasigaye kitandujwe n'ibyaha. Bityo rero nta rugingo na rumwe umuntu yakwishingikirizaho ngo avuge ngo wenda mu byo ntekereza, wenda mu byo nkora ntabwo nacumuye ku Mana. Oya, twese turi abanyabyaha. Bibiliya igaragaza ko isoko y'ibibi dukora ni umutima cyangwa kamere irwaye indwara y'icyaha, ntabwo ari Satani nk'uko abantu benshi babivuga. Umuntu yakora icyaha Satani atanahari, nk'uko tubibona mu rwandiko rwa Yakobo igice cya mbere umurongo wa 13 kugeza 15. Cyakora Satani arusha ibindi byaremwe byose uburiganya, bityo bituma ariganya umuntu kugira ngo umutima we umwemeze gukora icyaha ndetse akumva ko ari ibyiza yakoze. Mu ncamake rero abantu bose n'abanyabyaha badashaka gutegekwa n'Imana,
muri kamere bavukanye, mu byo bakora, mu byo bavuga, ndetse mu myumvire n'ibiranga umutima byose. Kuko n'Abaroma 3:23 batubwira ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ikindi dukwiriye kumenya nyuma yo kumenya yuko uko umuntu yaremwe no kumenya ko umuntu avuka ari umunyabyaha, abantu bose bavuka ari abanyabyaha, dukwiriye kumenya ko Imana yanga ibyaha. Ijambo ry'Imana ntabwo ritwereka gusa ko turi abanyabyaha, rinatwereka ko ukwera kw'Imana biri mu biranga kamere n'uburyo idakunda icyaha. Imana irera kandi ntikunda icyaha. Ikindi kandi irakiranuka, ntabwo irenganya. Bivuga ko umuntu yahaniwe icyaha yakoze, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ibyanditswe byera niko bitubwira mu Baroma 6:23. Urwo rupfu rero ni rwo rutandukanya ubugingo bw'umuntu n'Imana. Icyaha kandi ni nacyo cyazanye urupfu rw'umubiri twese tuzi nk'ingaruka z'icyaha. Imana niyo dukesha kubaho kwacu n'imigisha ya buri munsi. Niyo itegeka byose, ibintu byose bifite inkomoko muri yo. Imana iratunganye kandi irera, bityo ibitandukanye no kwera kwayo byose birayibabaza cyane. Ishaka uburyo bwo kubitunganya kugira ngo byere nk'uko yera, cyangwa se ikaba yabirimbura. Ubundi amahitamo yari abiri, ni ukuvuga ngo Imana yo yagombaga guhitamo kuturimbura igihe twari tumaze gucumura, ikarimbura Adamu na Eva, ikarema ibindi. Ariko urukundo rwayo ntabwo rwatumye ari byikora, ahubwo yahisemo kutweza nk'uko yera kugira ngo tubabarire ibyaha. Nicyo cyatumye itanga inatuma umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Imana rero yanga ibyaha, nicyo gituma Imana ariyo yashatse n'umuti w'ibyaha. Imana yagambiriye ibyiza ku bantu n'ubwiza bitunganye bivuye mu bwenge n'ubushobozi bwayo buhanitse, maze abantu barabyanga, bahinyura iby'Imana yabageneye, ahubwo bumva ko ibyo itabageneye ari byo byiza banashaka gukurikira. Hanyuma bashyiraho uburyo bwabo bwo kubigeraho, kugera kuri ibyo byiza bo ubwabo bifuza batita ku Mana n'ibyayo. Nicyo cyatumye no mu gihe Imana yagambiriye kudukiza, duhitamo kwanga urukundo rwayo, dukomeza kwihitiramo kuba mu mwijima, nk'uko tubibona muri Yohana 3:19. Bibiliya igaragaza ko ubwo ari bwo bugome bukomeye, kwanga urukundo rw'Imana ruhebuje gutyo. Ibi nibyo byatumye Imana irakarira abari mu isi cyane, bituma ibareka kugira ngo imitima yabo iba kaherwe, bakurikiza ibyo imitima yabo irarikira n'ibyo yishakira. Ibi tubibona mu Baroma 1:18 kugeza 32. Bityo rero urubanza rw'Imana ruri ku bantu bose, atari uko rimwe na rimwe bakora ibintu bibi gusa, ahubwo nuko abari mu isi bose bafite imitima yo gusuzugura Imana n'ibyayo, maze bikabaviramo ibibi byinshi. Kandi urwo rubanza ruturiho twese kuva tukivuka. Mu ncamake rero, Imana irera kandi yanga ibyaha, kubwigicira abantu bose cyangwa se ibyaha byose n'ababikora urubanza rwo kurimbuka. Tumaze kubona icyo Bibiliya yigisha kuguka k'umuntu, tumaze kubona uko umuntu yaremwe, tumaze kubona ko Imana yanga abantu bose bavuka ari abanyabyaha, tubona ko Imana yanga ibyaha. Igice cya kabiri rero, nyuma y'uko tubona icyo Bibiliya yigisha ku kugwa k'umuntu, noneho tugiye kureba icyo Bibiliya itwigisha ku rukundo rw'Imana. Nubwo bimeze bityo, abantu bose bakaba bavuka ari abanyabyaha kandi Imana akaba yanga ibyaha, ariko twibuke yuko Imana ikunda abantu. Imana ikunda abantu rwose. Dukurikije icyo Bibiliya yigisha, abantu bose bokojwe kamere y'ibyaha bakomora kuri Adamu, banga ibyiyumviro by'Imana yera, niyo kamere muntu. Kamere muntu ni ukwanga iby'Imana. Muri ibyo biharimo umugambi wayo wo kubakiza. Abantu ntabwo bashaka ko Imana ibakiza, ubwabo bahisemo guhinduka abanzi b'Imana, nk'uko tubibona mu Baroma 5:10. Ibi ntibishatse kuvuga ko Imana ari umwanzi wacu, ahubwo ubwayo yaradukunze, nk'uko tubibona mu Baroma 5:8 havuga ngo kandi Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Rero nitwe twahisemo kwanga Imana no kuyigomera, turayishidikanya, dushidikanya ubwiza bw'Imana n'ukuri kw'ijambo ryayo, bityo twebwe twihindura abanzi b'Imana. Rero Imana yo iradukunda, nubwo tutayikundaga, ariko Imana yahisemo kohereza umwana wayo kugira ngo abe igitambo gishimwe imbere y'Imana, hanyuma kubwe tubabarirwa ibyaha byacu. Ibyo tubibona mu Baroma 5:8 ndetse n'urwa mbere rwa Yohana 4:10. Umutima w'ubwanzi wavuye ku bantu, ntabwo wavuye ku Mana. Akaba ariyo mpamvu yo kwibaza ukuntu umuntu yashobora kugirana ubusabane n'Imana cyangwa kongera kwiyunga n'Imana. Ni mu buhe buryo umuntu wabaye umwanzi w'Imana yabasha kungwa nayo?
ibyo ngibyo nusoma Abafilipi 2:17 n'Abakolosayi 1:22 Bibiliya hari ikivuga. Ndetse byose tubona ko Imana niyo ubwayo yabikoze muri Kristo Yesu kubw'abantu ubwo yamutangaga kugira ngo abe impongano y'ibyaha by'abari mu isi. Tubibona mu rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 18 n'Abaroma 5:8 ahagaragaza ko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Urukundo rwayo rero ntabwo ari nk'urw'abantu. Urukundo rw'Imana ruratanga rutabanje kutwaka ibyiza, ndetse urukundo rw'Imana ntirudushakaho ibyiza ahubwo rushaka kuduha ibyiza byarwo. Uzasanga n'abantu benshi bavuga ngo cyangwa se ababwiriza benshi babwira abantu ngo nimureke inzoga, mureke gusambana, mureke ibi n'ibi, muze Yesu abakize. Yesu ntabwo ashaka kureka ibyo ngo uza gukiza, ahubwo Yesu ashaka kuza n'ibyo byose akagukiza. Rero abantu babanza kwitunganya kugira ngo Yesu abakize ntabwo ari bakeneye gukiza, ahubwo Yesu ashaka baza n'iyo myanda yabo, n'ibyo byaha byabo, n'ubwo bubi bwabo, we akabakiza kuko abafitiye imbabazi n'urukundo rwinshi. Ibyiza rero urukundo rw'Imana rushaka guha umwana w'umuntu ni ukumukiza ya ndwara mbi ikomeye y'ibyaha, rukamugira umwana wayo uyishimisha, kandi rukamuha ubugingo bw'Imana buhoraho iteka ryose. Bityo urukundo rw'Imana rutuma idategereza kugira ngo abantu babanze bitunganye kugira ngo ibone kubakunda, ahubwo Imana yadukunze tukiri abanyabyaha, turi n'abanzi bayo. Imana ishimwe. Urukundo rw'Imana rwatumye ndetse abantu icyo yari ifite cy'agaciro ari cyo mwana wayo w'ikinege. Aha niho agakiza k'abantu gashingiye, kuko muri Kristo Yesu niho honyine abantu bashobora kubonera agakiza, kuko tubibona mu rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 5 aho Bibiliya tubwira ko Imana yiyunze n'abari mu isi binyuze muri Kristo Yesu. Kandi mu byakozwe n'intumwa 4:12 haravuga ngo kuko ari nta rindi zina ryahawe abantu mu isi dukwiriye gukirizwamo keretse izina rya Yesu. Imana rero yatumye abantu bahabwa agakiza muri Kristo Yesu. Agakiza k'Imana rero gashingiye kuri Kristo Yesu. Ariko nanone nta kintu na kimwe cyatuma urukundo rw'Imana rutagera ku muntu keretse we ubwe aramutse ahisemo kurwanga, kuko Kristo Yesu niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'ibyaha by'abari mu isi, byatumye Imana yirengagiza ibyaha byakozwe imbere. Tubibona mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 25 na 26. Rero Imana ikunda abantu ku buryo ishaka no kubakiza ibyaha. Nyuma y'uko rero Imana ikunda abantu ntabwo yarekeye aho. Urukundo rwayo yarugaragarishije gutanga Yesu Kristo kugira ngo akize abantu bari mu isi bose ibyaha. Imana rero yatanze Yesu kugira ngo akize abari mu isi ibyaha byabo byose. Ni nayo mpamvu igihe Imana yabwiraga Yosefu ko Mariya azabyara umwana, yamubwiye ngo uzamwite Yesu kuko ari uzakiza abantu be ibyaha. Umurimo ukomeye w'agakiza ku muntu, Imana yatanze Yesu kubw'abantu ngo babashe guhabwa imbabazi z'ibyaha. Ku bwa kamere y'umuntu, umuntu ahorana umutima umurega imbere y'Imana kubera ko aciriweho iteka ryo kurimbuka. Uwo mutima uhora urega uhora ari icyaha umuntu agendana muri we. Imana ubwayo niyo ibasha kurangiza no gutanga igisubizo cy'uwo mutima uhora ugucira urubanza. Bitera umuntu kwibaza ibibazo by'icyagakiza ari cyo, uko umuntu yakizwa ndetse n'ushobora gukizwa. Umuntu ufite uwo mutima uhora umucira urubanza agomba gusa gushyira ibyiringiro mu murimo wa Yesu Kristo yakoreye ku musaraba, hanyuma akamwizera akababarirwa ibyaha, nk'uko tubibona mu Bakorinto, mu Bakolosayi igice cya 14, mu rwa mbere rwa Yohana 2:12, muri Luka 5:12. Imbabazi z'Imana Imana iduha ubwazo ziruzuye, ntizikemangwa kandi n'iziteka ryose. Yabanje kuzigaragariza mu Isezerano rya kera mu mvugo isobanutse cyane mu mirongo tugiye kureba. Mu by'ukuri agakiza k'Imana karuzuye. Ntabwo abantu bakeneye kukongeraho amategeko, gukomeza amategeko, imihango y'idini, cyangwa se ngo igihe abantu bakijijwe bumve ko hari ibindi bakeneye gukora kugira ngo Imana ikunde ibemere. Oya, agakiza Imana yaduhaye karuzuye muri Kristo Yesu. Kandi ntabwo ari ak'uyu munsi gusa, kuko no mu Isezerano rya kera tubona imirongo imwe n'imwe Imana yagaragaje yuko ifite umugambi wo gukiza inyoko muntu, kandi agakiza Imana yatwiteguriye ari aka kera. Urugero ni muri Zaburi 103 umurongo wa 9 n'uwa 12, aho Dawidi yagize ati:
yabwiraga Imana, aravuga ati ntazakomeza kurwana iteka, ntazagumana umujinya iminsi yose. Nk'uko aho izuba rirasira hiteruye aho rirengera, uko niko yajyanye kure ibicumuro byacu. Dawidi hano agaragaza uburyo Imana ari inyembabazi kandi yiteguye kubabarira umuntu. Na Hezekiya nawe yarabivuze mu ndirimbo ye muri Yesaya 38:17, aho yagize ati ibyaha byanjye byose warabyirengagije, aho bitazongera kugaragara ukundi. Kandi umuhanuzi Mika nawe yashoboye guhamya ati izaduhindukirira kutugirira ibambe, izaribatira ibicumuro byacu munsi y'ibirenge byabo, kandi uzahorera imuhengeri w'inyanja ibyaha byabo byose. Tubibona muri Mika 7:19. Naho muri Yesaya 1:18 tubona nanone indi shusho, haragira hati naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Murabona ko aya magambo y'isezerano rya kera yose agaragaza ko Imana uhereye kera kose yari yiteguriye imbabazi z'ibyaha igomba kugirira inyokomuntu. Mu by'ukuri turi buze kureba uburyo uyu mugambi w'Imana wasohoreye muri Kristo Yesu, wemeye gutanga ikiru cy'amaraso ye ku musaraba, agatanga ubugingo bwe kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Twashobora kuvuga ko iyo mirongo yakuwe mu isezerano rya kera ireba ubwoko bw'Abisiraheli. Ibyo bivuze byaba ari ukuri, ariko twanakwibaza duti mbese Imana izagira uburyo bubiri bwo gukiza abantu mu isezerano rya kera ireba ubwoko bw'Abisiraheli gusa? Mu by'ukuri rero tubona yuko izi nyigisho zawe cyangwa se iyi mirongo yabireba mu gihe cyatambutse, ariko zaba n'izo mu gihe kizaza, cyangwa iyi mirongo yabireba niyo mu gihe kizaza, kandi zaba zikuranye n'abantu bo muri iki gihe bashyize ibyiringiro byabo, ni ukuvuga bashyize ibyiringiro byabo mu murimo Kristo yakoreye ku musaraba. Ni ukuvuga izi mbabazi zose zivugwa mu isezerano rya kera ntabwo zarebaga Abisiraheli gusa, ahubwo ni imbabazi z'ibyaha, kuko ibyaha si ikibazo cy'Abisiraheli gusa, ahubwo ni ikibazo cy'inyokomuntu yose, umuntu wese ukomoka kuri Adamu. Bityo rero byarebaga Abisiraheli, ariko bikareba n'ab'igihe kizaza ndetse n'abo muri iki gihe bamaze gushyira ukwizera kwabo mu murimo Kristo yakoreye ku musaraba. Izo nizo mbabazi, niho izo mbabazi zasohoreye. Iyo turebye mu rwandiko rw'Abaheburayo 9:12 handitswe ko Kristo yinjiye rimwe na rizima kugeza iteka ryose ahera cyane, kugira ngo abe umucunguzi w'iteka ryose. Ndetse no mu gice cya 10:14 na 18 yongeraho nanone ko kubw'igitambo cye yatugize abera, kandi ati ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Ibi bisobanuye byeruye ko kubw'ibyaha byababariwe, kuko ibyaha byababariwe rimwe na rizima, ko bitagikenewe ko habaho kandi ikindi gitambo. Ikindi kandi umurongo wa 17 ushyirwa mu bikorwa muri iki gihe ibivugwa muri Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 34. Haragira hati kandi sinzongera kwibuka na rimwe ibyaha byabo n'ububi bwabo. Mu by'ukuri aya magambo iyo turebye mu isezerano rya kera, abantu baracumuraga bagatamba ibitambo, ibyaha byabo bigatwikirwa ntibikurweho. Ariko aya magambo tugaragariza yuko yavuzwe mu isezerano rya kera, ariko akagaragaza yuko ibizaza ari imbabazi, zizaba ari imbabazi z'iteka ryose. Nta handi rero izi mbabazi zabonekeye, nta handi izi mbabazi zasohoreje keretse muri Kristo Yesu, umurimo Kristo yakoreye ku musaraba. Buri wese akwiriye kwakira aya magambo y'ukuri avuzwe n'Imana ubwayo, maze akayiringira. Niba kandi yatuye by'ukuri akihana abikuye mu mutima, abababariwe rwose kandi abahawe imbabazi z'iteka ryose. Uyu mugambi n'aka gakiza Imana yavugaga mu isezerano rya kera kasohoreye muri Kristo Yesu, umwami n'umukiza wacu. Yesu rero niwe gisubizo cyonyine cy'ibyaha by'abari mu isi bose. Kugira ngo rero Yesu abe igisubizo cy'ibyaha, nuko yaje mu isi nk'umuntu udasanzwe kandi ari Imana yuzuye, akaba yarabayeho imibereho yera kandi ikiranutse. Ubumuntu bwe n'ubumana bwe hamwe no gukiranuka kwe byatumye abasha gupfira ibyaha by'abari mu isi, yakira ku bwabo igihano cyari kibakwiriye, hanyuma twebwe abanyabyaha tubabarirwa ibyaha byacu byose.
ugukiranuka kwe kandi yarakuduhaye kugira ngo twebwe abanyabyaha duhagarare imbere y'Imana tudatsinzwe n'urubanza rw'ibyaha, ahubwo twera. Bityo nubwo tutabikwiriye, ariko Bibiliya itwita abera b'Imana. Ntabwo ari twe twera, si natwe dukiranuka, ahubwo Kristo yaduhaye gukiranuka kw'Imana. Niyo mpamvu mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 21 haravuga ngo utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana. Rero urupfu rwa Yesu nirwo rwakemuye ikibazo cya kamere y'ibyaha. Niyo mpamvu hamwe no kubabarira ibyaha, Yesu anaha abamwakira bose kubyarwa ubwa kabiri, bakaba abana b'Imana ibihoraho, bityo bakagendera mu bugingo bushya babifashijwemo n'Umwuka Wera. Yesu kandi ntiyakemuye ikibazo cy'ibyaha gusa, ahubwo n'ikibazo cy'isi yandujwe n'ibyaha Yesu yaragikemuye. Imana irimo gutegurira abakiriye Yesu bose isi nshya itigeze kubamo icyaha, aho abana b'Imana bazabana n'Imana iteka ryose, nkuko tubibona mu byahishuwe igice cya 21 umurongo wa mbere. Ibi byose rero Imana yabidukoreye muri Yesu Kristo kugira ngo tube abana bayo bakundwa, tugire imibereho mishya ikwiriye abana b'Imana, turabwe n'ubugingo bw'iteka ryose bwuzuye ubwiza bw'Imana. Twebwe ntitwabishobora, ahubwo nuko Umwuka Wera duhabwa tumaze kwakira Yesu arabidushoboza. Nayo mpamvu Paulo avuga mu Baroma igice cya 8 avuga ngo Umwuka Wera tunihira imirimo itavugwa, atuyobora uko dukwiriye gusenga. Umwuka Wera rero tumuhabwa tumaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Hari abo njya numva bavuga ngo barakijijwe, ngo ariko ngo babatizwa mu Mwuka Wera bagahabwa Umwuka Wera buzura. Ibyo ni ukuvangavanga. Ubundi iyo umuntu amaze kwizera Yesu, Umwuka Wera tura muri we, kuko ntiwabyarwa ubwa kabiri udafite Umwuka Wera. Umwuka Wera niwe utubyara ubwa kabiri. Abantu bavuga rero ngo barabatijwe babyarwa ubwa kabiri hanyuma ngo bategereje Umwuka Wera, icyo ni ikinyoma, si n'ukuri kwa Bibiliya. Kuko ahubwo ntuba warabyawe ubwa kabiri, kuko amazi tubatizwamo si yatubyara ubwa kabiri, ahubwo Umwuka Wera duhabwa tumaze kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu niwe utubyara ubwa kabiri. Mu ncamake rero Imana yaduhaye Yesu kugira ngo Yesu Kristo kugira ngo atubabarire ibyaha no kugira ngo tubyarwe ubwa kabiri, tuba abana b'Imana babasha kubana nayo iteka ryose. Ikindi tubona hano nuko nyuma yuko Imana itanga Yesu kugira ngo akize abari mu isi ibyaha byabo, tubona noneho ko uwihannye akizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza arakizwa. Hariho ibibazo byinshi birebana n'agakiza abantu benshi bibaza mu buzima bwabo. Muri iyi nyigisho turi buze kureba ibibazo nka bitatu. Agakiza ni iki? Umuntu yakizwa ate? Ninde ushobora gukizwa? Noneho reka turebe ijambo rimwe ku rindi kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza. Agakiza ni iki? Agakiza bisobanura kubaturwa, kubohorwa cyangwa kuvanwa mu bubata. Bibiliya itwereka agakiza mu mpande eshatu: uruhande rw'abantu nk'igihugu, uruhande rw'umubiri n'uruhande rw'umwuka cyangwa ubugingo. Reka turebe ku ruhande rw'abantu nk'igihugu. Ubwoko bwa Isiraheli bwakijijwe ubucakara bwabo mu Misiri, bari bamazemo imyaka 430. Mu by'ukuri kuri wa munsi Uwiteka yakuye Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa, uko imitwe yabo yari iri nuko amoko yabo yari ari, ntago bari gushobora kwikurayo, bari bari mu bubata. Ariko Imana, Bibiliya niko itubwira, yabakujeyo amaboko akomeye n'imbaraga zayo, niyo yabakuye muri Egiputa. Niyo mpamvu mu by'ukuri ijambo rikoreshwa mu gitabo cyo kuva ni deliverance, to redeem, to deliver, no gukura abantu ahantu bari bameze nk'ingwate. Imana yarabakijije rero nk'igihugu ibakura mu bubata. Noneho ku ruhande rw'umubiri tubona ingero nyinshi. Urugero n'urwa Daniel. Daniel igihe yari mu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi, kubera gusenga Imana no kwizera Imana, abantu baramugambaniye atabwa mu rwobo rw'intare. Ariko Bibiliya iratubwira ngo igihe umwami Darius yaraje kumureba mu gitondo, ngo yaramuhamagara amubaza ati, Daniel mugaragu w'Imana isumba byose, uracyari muzima? Hanyuma aravuga ati, Imana nkorera yabashije kundinda, yafunze iminwa y'intare ntacyo zantwaye. Mu yandi magambo ni ukuvuga mu buryo bufatika bw'umubiri Daniel yarakijijwe.
twavuga n'abandi. Hari Saduraka na Mishaki na Abedenego mu itanura ry'umuriro, aho Imana yohereje marayika wayo, ndetse Nebukadinezari we ngo yabonye ishusho y'uwa kane yasaga n'iy'umwana w'intama, n'iy'umwana w'Imana. Ntekereza ko no mu Isezerano rya kera ariho hambere tubona ijambo umwana w'Imana. Mu by'ukuri rero icyo tubona hano nuko mu buryo bw'igihugu Abisirayeli barakijijwe, mu buryo bw'umubiri hari agakiza tuzanirwa n'Imana. Ariko igikomeye cyane dukwiriye kureba hano ni ugukizwa mu buryo bw'ubugingo. Twabonye ko abantu bose ari abanyabyaha, kandi kubera ko Imana yanga ibyaha, abanyabyaha bazatsindwa ku munsi w'amateka, bajye mu gihano cy'iteka ryose, kubera ko abantu bose ari abanyabyaha, kandi Bibiliya itubwira ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ariko mbere y'uko bahanwa bashobora kwakira agakiza gakomeye gatyo, ariko ntibashobora kwibonera ako gakiza bo ubwabo, ahubwo ni impano y'Imana, nk'uko tubibona mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 8 kugeza uwa 9, ahatubwira ko twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, bitavuye kuri twe, ahubwo ari impano y'Imana, bitavuye no ku mirimo dukora, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Ikigeretse kuri ibyo kandi, nta muntu ushobora gukizwa bitewe n'uko yakoze imirimo runaka mu itorero, kubera ko twabatijwe, kubera ko twemera ibi n'ibi, kubera ko se ko tugerageza gukora imirimo myiza cyangwa dukomeza amategeko, ahubwo tubona ko gakiza kubw'umuntu umwe gusa, ari we Kristo Yesu. Uko gukizwa rero kutuzanira umunezero uturutse ku kubabarirwa ibyaha byacu, kuduha kandi imbaraga zo kubaho mu buzima bwa gikristo, kandi bikaduha ibyiringiro by'uko umunsi umwe tuzazamurwa tukajya kubana n'Imana mu munezero w'iteka ryose, nk'uko tubona mu Byahishuwe igice cya 21 na 22. Imana ikunda abantu, ibyo bituma inabashaka kugira ngo ibakize mbere y'uko bo bayishaka. Mbibutse neza yuko nta munyabyaha ushaka Imana, kuko ntabwo yayibona. Muri Luka mu gice cya 19 umurongo wa 10, Yesu yaravuze ngo nazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Mbese ikintu cyazimiye cyabasha gusubira inyuma akaba ari cyo gishaka ugishaka? Mu by'ukuri umunyabyaha ntabwo yabona Imana, ahubwo ntabwo yashaka Imana ngo ayibone, ahubwo Imana niyo ishaka umunyabyaha. Hanyuma iyo imaze kumubona, we n'Imana batangira imibanire. Mu by'ukuri rero aha niho tunabaza abantu birirwa bavuga ngo tugiye gushaka Imana, baba bagiye kuyishaka. Iyo numva abantu bavuga gutyo, nibaza ibibazo bibiri. Ese uyu muntu yabasobanukiye Imana icyo ari cyo? Yaba yarahuye nayo? Cyangwa wenda ni umuntu udasobanukiye icyo ibyanditswe byera bivuga ku cyo Imana ari cyo, uburyo ikiza umunyabyaha n'uburyo umunyabyaha akwiriye kubana n'Imana. Bibiliya yemeza kandi ivuga neza yuko mu gihe Pawulo na Sila bari mu nzu y'imbohe, umurinzi w'imbohe amaze kubona ibibaye, isi itigitse, iminyururu igafunguka, yarabajije ati nakora iki? Baramubwira bati wizere umwami Yesu urakira. Bigaragara ko Bibiliya itwereka neza ko nta kindi gikiza umuntu, nta kindi gisubizo cy'ibyaha, ni Kristo Yesu. Rero igisubizo cy'ikibazo kibaza ngo umuntu yakizwa ate, ni muri Yesu tubonera icyo gisubizo gusa. Ntabwo ari imirimo yacu y'urudaca, cyangwa se kukwigengesera ku mategeko, cyangwa se kubahiriza umuco runaka, cyangwa imihango duhabwa n'amadini, ahubwo duhabwa agakiza ku buntu kubwo kwakira Yesu Kristo no kumwizera. Kugira ngo umuntu abone agakiza ka Yesu, agomba kwihana. Kwihana ni ukwemera ko uri umuntu mubi, uciriwe urubanza n'Imana rwo kurimbuka kubera ubugome bwawe n'ibyaha byawe, ukababazwa nabyo, bigatuma ubisabira imbabazi, ugafata ingamba nshya zo kubireka kugira ngo ukurikire iby'Imana. Twibuke ko ibi nabyo ubiheshwa no kumva ubutumwa bwiza, nkuko tubona mu Baroma igice cya 1 umurongo wa 16 na 17, hatwereka ko mu butumwa bwiza harimo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Kwizera nyako ntigufata Yesu nk'umupfu muri bukurangiriza ibibazo byose, ahubwo kwizera nyako ni ugushaka Yesu nk'igisubizo cy'ibyaha byononnye imibereho yawe n'imibanire yawe n'Imana. Abantu benshi usanga baza mu madini gushaka Yesu nk'umupfu muri bubarangiriza ibibazo. Yesu mu rubyaro, Yesu mu imodoka, Yesu mu inzu, Yesu mu ibintu nk'ibyo, ugasanga abantu barafata Yesu nk'umupfumu uri burangiza ibyo bibazo. Ariko iyo nasomye Bibiliya itwereka neza yuko mu by'ukuri ibyo bibazo ntituzaburamo kubibamo mu isi, ahubwo ikibazo inyoko muntu ifite ntabwo ari imodoka, ntabwo ari urubyaro, ntabwo ari umugabo, kuko ushobora no kutagira umwana ugakomeza gushima Imana, ushobora no kutabona umugabo ukaba ufite ubugingo buhoraho, ushobora kutabona umugore ukaba ufite ubugingo buhoraho. Ariko mu by'ukuri niba udafite Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ngo akubabarire ibyaha, agukureho iteka uciriweho kubera ibyaha byawe, ukomora kuri Adamu, mu by'ukuri
ibyo wabona byose muri ubu buzima ntacyo byakumarira. Nibuka Yesu yabwira umuntu mu butumwa bwiza aramubwira ngo mbese wamupfapfa waguha iby'ubutunzi bwose bwo mu isi akakunyaga ubugingo byakumarira iki? Rero mu gusubiza ikibazo cya nyuma, reka twibaze iki kibazo ngo ninde ushobora gukizwa. Agakiza ni ak'abantu bose baturuka mu moko yose, mu ndimi zose, mu bihugu byose, nkuko tubibona mu Byahishuwe igice cya 5 umurongo wa 9. Igihugu iki n'iki, ururimi runuru, ababyeyi aba n'aba, uburere, umuco ntabwo bishobora kutugeza ku gakiza. Ubutumwa bwiza Bibiliya itubwira ko niyo mbaraga yonyine ihesha uwizera wese gukizwa. Bivuze ko uko waba uri kose, wowe waba uri we wese, aho waba uri hose, igihe icyo ari cyo cyose ushobora kwizera Yesu ugakizwa. Uyu mwanya nawe ushobora kwakira Yesu mu bugingo bwawe niba utarabikora. Ubasha gusenga muri ubu buryo. Biroroshye. Ni ukuvuga uti mwami Yesu, menye neza ko ndi umunyabyaha. Ibyaha byanjye byantandukanije nawe. Uhereye ubu ndabyanze. Ndagushimira ko wamfiriye ku musaraba kugira ngo mbabarire ibyaha. None ubu ndakwemeye mu mutima wanjye. Nkwakiriye mu kwizera, nkwemeye nk'umukiza n'umwami wanjye bwite. Amen. Ibyo birahagije. Ubyatuye n'umutima wawe ukabyizera. Umaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukwiriye kwizera ko ari muri wowe kandi ko atazigera gusigana hato, ahubwo kubeshwaho nawe mu buzima bwo kumvira no kubaha Imana ari we ubigushoboza. Menya ko tubeshwaho nawe mu kwizera. Mu ncamake rero, uwihannye akizera Yesu nk'umwami n'umukiza arakizwa kandi afite agakiza nyako kuzuye. Ibindi byose yifuza bikubiye mu gakiza bibonerwa muri Kristo Yesu. Icyanyuma, ukijijwe abaho ku bwa Yesu umukiza we. Ibyiringiro by'agakiza ku bamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bishingiye ku murimo wa Kristo ku musaraba no ku by'ijambo ry'Imana rivuga byose birebana n'agakiza. Ntabwo bishingiye ku magambo y'abantu, ntabwo bishingiye ku idini, ntabwo bishingiye ku mirimo myinshi myiza ukora, ahubwo bishingiye ku murimo Kristo yakoreye ku musaraba no ku cy'ijambo ry'Imana rivuga ku by'agakiza. Niba hatarabaho kugira ibyiringiro by'agakiza muri wowe, ntushobora na gato kuruhukira mu byiringiro duhabwa n'ijambo ry'Imana. Ukwiriye gusobanukirwa ko ijambo ry'Imana ari ukuri kwayo kwaduhishuriwe. Ni muri ryo umwami Yesu we ubwe yagize ati, ijambo ryawe ni ukuri kandi uberesha ukuri, ukuri ni ryo jambo ryawe. Ni mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 17 umurongo wa 17. Ibikorwa byiza ni ingenzi ku mukristo, ariko bikurikira agakiza ntabwo ari byo bizana agakiza cyangwa kwemerwa n'Imana. Igituma umuntu ahinduka ngo akore imirimo myiza ishimisha Imana ni uko yizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akabyarwa ubwa kabiri n'imbaraga z'Imana ubwayo, akaba umwana w'Imana. Umwuka wera aza kumuturamo akimara kwizera, agatangira kumukoreramo ibishimisha Imana. Njya numva abantu bavuga ngo barabatijwe ngo none bategereje guhabwa umwuka wera. Ese wabyarwa gute ubwa kabiri udafite umwuka wera? Kandi umwuka wera ari we utubyara ubwa kabiri. Bivuze ko ibyo bavuga ni ibinyoma. Hari abandi bafata kubatizwa nko kubyarwa ubwa kabiri. Ntabwo ari byo. Kubatizwa mu mazi menshi ni uguhamya iby'umwuka wera yakoreye muri twe igihe yatubyaraga ubwa kabiri tumaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Rero abantu benshi bakiri muri urwo rungabangabo ngo narabatijwe ngo nyuma yaho ngo nyuma y'umwaka ngo nibwo nahawe umwuka wera. Ntabwo ari ibyo, ntabwo bibaho, ntabwo ari ukuri kwa Bibiliya. Bivuga yuko ahubwo ntabwo ukijijwe, ntabwo uzi Yesu, ntabwo wigeze umenya Yesu, kuko niba udafite umwuka wera egare kudafite Yesu. Ibyo uvuga byose wabivuga ku munwa bigashoboka, kuko umuntu ashobora kwitwa umukristo adafite Yesu, ariko umuntu ntashobora kuba umukristo adafite Yesu. Kuko kugira ngo ube ikintu hagomba impinduka, ariko kugira ngo witwe ikintu nta mpinduka zisaba. Navuga byinshi, wenda natangaho urugero. Kugira ngo urugero wenda nitwe dogiteri ntacyo bisaba, nshobora kwiyita dogiteri. Ariko kugira ngo mbe dogiteri hari icyo bisaba. Binsaba kwiga nkagera kuri urwo rwego. Binsaba guca mu mibabaro yo kwiga kugira ngo ngere kuri urwo rwego. Ariko kwitwa dogiteri, hari abantu benshi bitwa ba dogiteri ariko atari bo. Mu by'ukuri atari abadogiteri, ahubwo babyitwa gusa. Abandi uzasanga bitwa ba murokore ariko atari abarokore gusa kubera ko babimwitiriye. Mu by'ukuri rero
kwitwa ikintu no kuba ikintu ni ibintu bibiri bitandukanye. Byashoboka rero ko wakwitwa umukristo udafite Yesu, ariko ntibishoboka ko waba umukristo udafite Yesu. Ntitubyibeshye rero abantu bavuga ngo nabyawe ubwa kabiri, ngo narabatijwe, ngo nyuma ngo mpabwa umwuka wera. Ntabwo bishoboka, ntibibaho. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko umwuka wera niwe utubyara ubwa kabiri. Udafite umwuka wera nta gishimisha Imana yakora. Kwitunganya udafite umwuka wera ntacyo byakumarira, ahubwo buri wese akeneye gusanga Yesu we ubasha kumukiza akamuhindura icyaremwe gishya. Abantu rero dukizwa n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera. Ugeze muri Kristo ahita atangira kugira ibiba areka n'ibindi byiza akora. Ikimushoboza guhinduka ni umwuka wera. Ikimuhata guhinduka ni urukundo rwa Kristo, nk'uko tubibona mu rwa kabiri rw'Abakorinto 5:14 na 17. Imibereho ya Gikristo rero ni imibereho y'urukundo. Umukristo rero ntabwo ari umuntu ugishaka kwishakira inyungu n'ibimunezeza we ubwe, ahubwo akora ashaka gushimisha Yesu Kristo umwami n'umukiza we. Mu ncamake rero tubona yuko ukijijwe aberaho gushimisha Yesu Kristo umukiza we, ashobozwa n'umwuka wera, agahatwa n'urukundo rwa Kristo, akagira imibereho mishya inezeza Imana. Ahangaha nongere mvuga yuko niba umuntu mu buzima bwe avuga ngo ndakijijwe, ndi umukristo, ndizera, ariko imibereho abaho hano ikaba irwanya ibyo avuga ko ari umukristo, cyangwa ikaba itandukanye n'ubuzima bw'umukristo, bene uwo muntu ntabwo yigeze yizera Yesu. Hari itandukaniro rwose. Mu by'ukuri abantu bose ni abanyabyaha kandi bagomba kunywera ku gikombe cy'umujinya w'Imana. Imana ubwayo rero niyo yiyemeje gukiza abanyabyaha mu gutuma no gutanga umwana wayo nk'impongano y'ibyaha, ngo anywere kuri icyo gikombe cy'umujinya wayo mu cyimbo cyacu abanyabyaha. Abantu bibwira ko bo ubwabo ari abantu beza, bakora ibintu byiza kandi bakaba bubahiriza imihango n'imirimo itegetswe n'idini bibahesha gutunganira Imana. Abo nabo batsinzwe n'urubanza, kubera ko ntabwo ibyo ngibyo bishobora gukiza umuntu. Kuko nta muntu ukiranukira Imana kubera ibyo yakoze, ahubwo wumvise akizera hanyuma agahinduka akabaho imibereho ya Yesu, uwo niwe uba waratsindishirijwe by'ukuri. Nshuti yanjye, mushiki wanjye, reka nkubwire neza yuko kugira ngo umuntu atsindishirizwe nta kindi bisaba, ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Imirimo itegetswe n'amategeko, imirimo itegetswe n'idini, kwitunganya, gukora imirimo myiza ni byiza ku mukristo, ariko ntabwo ari byo bihesha agakiza, si nabyo bibanziriza agakiza, ahubwo ikibanziriza ibindi ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nawe aho uri udukurikiranye, wasuzuma ubuzima bwawe ukareba koko niba imibereho yawe n'ubuzima bwawe koko icyo bivuga ko ufite Yesu mu magambo uvuga, niba ari cyo n'imibereho yawe isobanura. Reka tubashimire kuba mudukurikirana. Tuzakomeza kugenda tuganira byinshi ku birebana n'agakiza, n'iki ijambo ry'Imana rivuga ku mibereho y'umuntu wo muri Kristo Yesu, ndetse n'iki ijambo ry'Imana rivuga ku batizera cyangwa ku bahitamo kwanga kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Imana y'amahoro ibahe umugisha.